Hello guys, umuhungu wanyu Afrokizi. Ubu ngubu ngiye kubereka akantu umukozi wacu yadusabye ko twamukorera aka video uburyo akeditinga video imwe ikagikinika indi ihagaze. Bimwe bya compressor video murazizi ko ujya kunda kuzikora wenda bari gukompara wenda nka dance runaka cyangwa se challenge runaka kuri zama TikTok. Iyi video ngiye gukora ntabwo ngiye gukoresha CapCut, ngiye gukoresha indi video editor iri free idasaba kuba purchasing runaka. Tugiye gukoresha iyo bita UCut. UCut ni kano ka application anga kuri kureba anga karimo akantu kagakasi. Ni tugiye gukoresha ko editing application nandi wayisanga n'uri ni kuri Play Store nk'ibisanzwe. Baza uza muri Play Store yawe ukandikamo CapCut, pana CapCut ukandikamo UCut, then ukayiplayinga ukayinstallinga muri telefone yawe, then ukayikoresha icyo ugiye kuyikoresha nyine ko editing ama video nyine bisanzwe nkuko CapCut isanzwe bwo muzi CapCut bikora. Ubwo turafungura ino CapCut ino UCut yacu, sinzi impamvu nakunze kwita CapCut. Icyo tugiye gukora twebwe, icyo tugiye gukora ni ukuza ahangaha kuri kano kantu k'akamenyetso ko guteranya, gakandaho ukaza kuri new project. Ngiye gukoresha aya video abiri, ino ya General Bender ni ya Jojo Breeze, ni challenge ya bari gukora y'amanota ya Dani Nanone. Ngiye kubanza na dingo video ya mbere, ubanze iyi ngiyi urabona ko nayadinze. Video ngiye gukora mu zino sound kuburyo kwirinda copyright, sibyo? Replaying ndangiza nimara kuyadingamo nze kuri kano kantu bita background, ahanditse BG. No BG hanga makande shiraho resho nshaka yaba ari iyi ngiyi, ari amaresho atandukanye. Icyo ngiye gukora ndakwitamiye mu yaba iyi ngiyi yaba iyi ngiyi, gusa ngiye gukoresha iyi ngiyi, ngiye gukoresha iyi ngiyi isanzwe kuri Instagram. Ndi gukora iyi video nashyizeho bwa mbere ndashyize nk'uyigiza hirya ku ruhande kugira ngo indize kubona hirya, sibyo? Ko urabona ko noneho hano urabona ko nta video irimo. Ahangaha ikintu ngiye gukora nongeye kongeraho video ngiye kongera ariko ndakoresha ndadinga hino nkoresheje no PIP. Akangaka kureba ahangaha akandeho, rero nongeraho ya video yindi ya Jojo Breeze. Ndangiza nshaka kunoza nkayihuzamo hahandi fresh gakwiramo neza, sibyo? Iyi video muri yangana nyine niyo kukwereka uko bikorwa, arabiza umuntu agakora ama mistake menshi ko ibintu bisanzwe. Then urabona ko zose ziplaying zose zikinikira rimwe nyine. Ubwo icyo giye gukora nuko ndi buplaying imwe, indi ikaba ihagaze. Mugiye guplaying iyi ngiyi yo ihagaze. Ubwo ngiye gufata ino video yo hejuru, kano ka video nadinze yo hejuru ka Jojo Breeze, nze kuri freeze mwayibonye. Freeze ni kano kantu, pana sorry, tambika ahangaha ukaza nakanzeho. Iyo bakanzeho iyo video imeze nk'ihagaze nyine nk'ari nuzu isanzwe nyine. Noneho je nimite fata ino video nyigize hirya nyisunikeho hirya aho ya yindi twashyizeho bwa mbere ahantu irangirira ahangaha, sibyo? Amazina cutting ka TikTok. Noneho mfate ya nuza ya foto yacu twa freezinze, nawe ni se n'uyigiza hirya. Mfata kuri kano kantu ka fresh gatambika ugize hirya ku buryo zikagongana na ya yindi, nako byagonganya ahangaha.
deni mfate noneho ya video yandi yo hasi nayo nzi ni freeze ndashaka freeze nayo mere nk'ifoto nayo nyegize hirya aho ya video yo hejuru irangiriye. Wenda nyishiranga n'undi video yo kwigiraho. Noneho deni duplaying noneho video yacu turebe ko ibyo twakoze byakoze. Sibyo? Akantu kari guplayinga ni kamwe kabanza uragakuraho nta kibazo akiruka kangiza. Icyo upfa nuko video mbere yo kujya kuyikora mu kuyisavinga ubanza kureba mistake wagiye ukora. Urabona ko iyi ngiyi ibanza iri guplayinga no deni iyi ngiyi irahagaze. So noneho reka tuze ibyangaye iyi playing ihagaze ahantu igarukira turebe uko naho byifashe ko byakunze. Imwe ihagaze indi igaplayinga indi ya kabiri. Okay, replaying the video. Sound ntabwo ngishakamo izi sound reka zikuremo ngabanije volume nkayishyira kuri 0. Noneho urabona ko noneho iyi ngiyi yahagaze noneho deni iyi ngiyi iri guplaying. Okay, mwibutsa ko abasha gukora subscribe kuri channel yacu ukanatubwira ikintu cyifuzo cyangwa se wakwifuza ko twakongera ku ntuza yacu. Ufite challenge yitwa bikorwa gute, ni nka series nyine tukafata nka series yo kuzajya mwigisha ukuntu akora telefone yawe akoresha telefone yawe ikimusha kuko telefone zacu zatubwira akamaro kwigurira amafaranga ibyo ikakwinjiriza muri make kuko benshi dutuza mu telefone ahenze. Sasa mwibutsa ngo ukore subscribe kundi gusobanuro watwandikira muri comment ukatubwira icyo twakora. Murakoze mugire ibihe byiza ya umuhungu wanyu Afro Kids.